Nongeye kuguha ikaze, nongeye kukwakira. Karibu sana hano ku Nkuru z'ibihe. Uyu munsi rero tugiye gusubukura ikiganiro cyacu aho turi kurebera imizi y'ikibazo cya M23, imizi y'intambara uri kubona mu burasirazuba bwa Kongo mu mateka y'igihugu cya Kongo. Ubushize tuganira twavuze ku bukoroni, tuvuga no ku murage icyitwa independence cyasigiye igihugu cya Kongo, ariwo murage wagiye ubyara imitwe y'inyeshyamba zirimo na M23. Twasoje tugeze ku ngoma ya Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko yagiye ku butegetsi bwa Kongo mu mwaka w'1965, hanyuma abumaraho imyaka 32, kuko mu mwaka w'1997 aribwo yakuwe ku butegetsi mu ntambara yatangijwe na Laurent Désiré Kabila. Utangiye kumva izina Kabila wari usanzwe umenyereye. Byinshi tuzabivuga cyane kuri famiye Kabila nyuma y'iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku murage, ku mateka, ku bikorwa, ku miyoborere, ku ruhare rwa Mobutu mu kugira ngo Kongo uyu munsi ibe igifite umutekano muke. Muri make, ni ibiki Mobutu yakoze mu myaka 32 byatumye imitwe y'inyeshyamba myinshi ihagurukira kumurwanya no kurwanya ubutegetsi bwagiye bukurikira ingoma ye kugeza uyu munsi muri 2025, ubwo hashize imyaka irenga 3 yose isi yose yarahagurukiye kuganira no kuvuga ku kibazo cya M23 n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kongeraho ko ari ibibazo byagiye by'involvinga ibihugu byinshi birimo u Rwanda, birimo Burundi, birimo Uganda, birimo Angola, none uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarabyinjiyemo. Uruhare rwa Mobutu n'uruhe? Kuri wowe uje hano bwa mbere, ushobora kubuza ibintu bike cyane ku mateka, by'umwihariko amateka ya Kongo. Nkaba ndi kuvuga izina Mobutu ukumva ntabwo Mobutu se niki. Maybe wavutse muri za 2000, maybe wavutse ejo bundi, maybe wasomye amateka make yuri mukuru, ukaba utazi ngo Mobutu ni muntu ki, ninde turi kuganiraho uyu munsi. Reka nguhe incamake kuri Mobutu Sese Seko. Mobutu ninde? Ni umugabo wavutse mu kwezi kwa 10 ku itariki 14 mu mwaka w'1930, avukira mu gihugu cya Kongo, icyo gihe yitwaga Kongo Mbirigi. Yiswe Joseph Désiré Mobutu, ariko nyuma aza kwiyita Mobutu Sese Seko kuko Ngendu wa Zabanga. Isomo byara yitwa Alberic Nyebamani, yari umutetsi, akaba umutetsi w'umucamanza w'umubirigi mu gihe cy'ubukoroni, ubwo ababirigi bari bakoroneje igihugu cya Kongo. Alberic yitabye Imana kare cyane kuko yapfuye Mobutu akiri akana gato. Mama wa Mobutu yitwa Marie Madeleine Yemo. Yakoze utuzi twinshi cyane, ariko yibanda cyane gukora imirimo yo mu rugo no gukorera abandi bantu, mu gihe nanone yari ashishikajwe no kurera abana be harimo na Mobutu Sese Seko. Ageze mu myaka 15, 14, 18, gutyo mu myaka iri munsi ya 20, Mobutu Sese Seko yagiye mu gisirikare, igisirikare cy'abakoroni, ariko kikaba ari igisirikare kirimo nyine abana b'abanyekongo. Mu gisirikare yarakunzwe cyane, ahabwa amapeti menshi cyane, azamuka vuba. Kongo yaje kwinjira mu ntambara yo kurwanira ubwigenge mu 1960. Mobutu yabaye umwe mu bantu 4 binjiye muri iyo ntambara yo guharanira ubwigenge. Byageze mu mwaka w'1965, akora kudeta, yica Lumumba, yica abayobozi benshi n'abandi bantu. Mobutu afata ubutegetsi, aba perezida wa Kongo. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1997, uwahoze ari perezida wa Kongo yapfiriye i Rabat mu murwa mukuru wa Maroc azize uburwayi, ariko nanone akaba yarari mu buhungiro.
byagenze bite kugira ngo uwahoze ari perezida w'igitangaza waririmbwaga na Kongo yose, miliyoni zirenga 100 z'abaturage, igihugu nimba atari icya mbere, icya kabiri, icya gatatu mu binini muri Afurika, igihugu gifite ubutunzi bwinshi, byagenze gute ngo umugabo wakiyoboye agwe i mahanga azize uburwayi? Uyu munsi rero reka dukomeze turebera hamwe umurage w'ubutegetsi bwa Mobutu, ariko twibanda cyane cyane ku byo yakoze, ku makosa yakoze kugira ngo uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe iri mu bibazo by'umutekano muke, by'amacakubiri, byo kurwana, byo guterana amagambo mu miryango mpuzamahanga, by'aho abakongole bahanganye, by'aho M23 yeguye intwaro ikaza kurwana, by'aho ibihugu by'akarere byaje kwimvovinga mu kibazo cy'umutekano muke wa Kongo. Byinshi byaranze ubutegetsi bwa Mobutu, ntabwo haburamo ikintu cyitwa ruswa. Ruswa iheza ndonke, donc ibintu bya bitugukwaha, ibyo bintu byose biri mu by'ingenzi byaranze ubutegetsi bwa Mobutu. Bisa nkaho byabaye icyorezo muri Afurika, by'umwihariko mu gihe cyakurikiye ubwigenge bwa Afurika, kuko abantu bagiye bayobora ubutegetsi cyangwa se bayobora ibihugu byabo bagiye bagaragaza inyota y'amafaranga no gukunda ibintu cyane, bityo bituma bajya muri za ruswa nyinshi cyane, ariko bigeze kuri Mobutu biba akarusho. Mobutu yafashe abanyamahanga bose bari mu gihugu ciwe, ategeka yuko amabizinesi bakoraga, amaministeri bayoboraga, ibikorwa byose n'ubutaka bwose, ibintu byose abanyamahanga by'umwihariko abazungu b'Ababiligi, Abanyamerika, Abafaransa n'abandi bose bakoraga bizinesi muri Kongo, ategeka ko ibyo bintu babibambura bakabiha Abanyekongo. Ku ruhande rumwe cyari igitekerezo cyiza, ku rundi ruhande Abanyekongo nta bumenyi bari bafite bwo gukora bizinesi, bwo kuyobora ibigo bikomeye by'imari, bwo kuyobora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bwo gukora ibikorwa birimo amafaranga menshi y'umurengera. Kuko mu gihe cy'ubukoroni, nk'uko twabirebye muri video yabanjirije iyi ngiyi, uretse kuvuga ishapure no gusoma Bibiliya no kwigisha abakarani bazagenda bafasha abantu mu bintu byo gufata utunote no gutanga utubaruwa, ubundi Ababiligi nk'abakoroni nta kintu gifatika bagiye bigisha abo bakoronizaga. Babigishije kuba abacakara, banga kubigisha nyine ubumenyi bwatuma baba abatekinisiye mu bukungu n'imari, cyangwa se abatekinisiye mu buyobozi, abatekinisiye mu bintu donko bishobora kwinjiza amafaranga. Bityo rero mu kwambura abakoroni izo business, ubutaka bwabo n'imitungo, ukabishyira mu maboko twakwita y'inkandagira bitabo, byari ikibazo gikomeye, kuko mu myaka yakurikiye za biliyoni, donc ni billion na billions, kuko muri icyo gihe cy'1965 kuzamura, Mobutu Sese Seko bivuga ko umutungo yambuye abanyamahanga wose hamwe zari billions 5 z'amadolari y'Amerika. So ayo mafaranga yose yarayafashe, uwo mutungo ufite ako gaciro abishyira mu maboko y'abantu badashoboye kubijera. Ibyo ntacyo bitwaye ariko, kuko igihugu kirahomba. And by the way, bavuga ko igihugu iyo gihombye akenshi buriye igihugu gihomba abaturage, ntabwo gihomba amafaranga, kuko amafaranga aragenda, abaturage bakayishyura, batayishyura abana babo bakazayishyura, batayishyura abo bana buzukuru bakazayishyura. So igihugu ntabwo gihomba amafaranga, gihomba abaturage. So guhomba billions 5 ntacyo byari bitwaye, cyane cyane ko zanahombaga zijya mu mufuka wa Mobutu Sese Seko, kuko ibigo byinshi bikomeye yagiye abishyira mu maboko y'abantu biwe, y'umuryango wiwe, donc ikintu cy'akazu kiwe, donc agenda agishyiramo, donc afata ibigo bifite amafaranga menshi, ibigo bicukura amabuye y'agaciro, ibigo bihenze, abishyira mu maboko y'abantu biwe kugira ngo amafaranga ajya mu mufuka wiwe. Ibyo byose ntacyo byari bitwaye, ariko ikibi kuruta ibindi ni inzigo yaremye hagati yiwe n'abanyamahanga. Hari ibintu ujya wumva byitwa proxy wars, no kuvuga
igihugu runaka kiri ku mugabane w'i Burayi kigatera inkunga umutwe w'inyeshyamba cyangwa kikawurema, noneho wa mutwe w'inyeshyamba ukirirwa uzerera mu gihugu ukora ibikorwa by'urugomo, uteza umutekano mukeya, kugira ngo uwo mutwe w'inyeshyamba ugaragaze ko leta nta mbaraga ifite, kumbe inyuma y'uwo mutwe w'inyeshyamba haba hihishe ibihugu byinshi cyangwa se amatsinda y'abantu runaka. So urumva abantu Mobutu yari yambuye imitungo yabo, abantu Mobutu yari akuye doko ku mata yagombaga kuzakamirwa abana babo, nta kabuza abo bantu bagombaga kwihorera kuri Mobutu, kandi nta kuntu Umubirigi yari kujya muri Kongo ngo yisiga amarangi yigaragambye, narangiza afata imbunda atera urusaku mu gihugu cy'abandi, imiryango mpuzamahanga yari kumubaza ngo uri kwigaragambiriza muri Kongo, nta wanyu ugira. So umuti kwari ugufata abantu bakabatera inkunga, then bakazarwanya Mobutu n'ubutegetsi bwiwe mu rwego rwo kuzarekipera iyo mitungo yabo batakaje. Hanyuma rero icya kabiri Mobutu yakoze uretse kujya muri ruswa no kwambura imitungo abantu mu buryo butemewe, donc n'amategeko tuba ariko twabivuga, iyo tuvuze ngo ibintu ntibyemewe n'amategeko, sometimes hari ukuntu abantu batabyumva neza. So uyu munsi nshobora kuza nkasanga uri umuturage, nkaba ngiye ku butegetsi, usanzwe wifitiye ubutaka bwawe, itegeko rirabuguha, sibyo? Ejo rya tegeko nkarivugurura, noneho rikaba rivuga ko ugomba kwamburwa wenda ubwo butaka bwawe, iyo nka yawe, iyo nzu yawe, donc bikaba ibyanjyeho kugira ngo bibe ibyawe, nkitwa ko nabihawe n'amategeko, nyamara birica amategeko. Mu gihe nanone ntujya kuburana bwa butaka bwawe cyangwa ya mitungo yawe, nawe uzaba uri kwica amategeko. Donc ni dilema y'amategeko. Nyuma y'uko rero Mobutu yisha amategeko, akarema amategeko amufavoriza, amategeko amwemerera gutanga imyanya hakoreshejwe icyene wabo, ruswa n'ibindi, no kunyereza amafaranga, Mobutu yaciye intege inzego za leta, by'umwihariko akora ikosa rikomeye cyane, afata igisirikare cyari cy'igihugu akizirikaho kiba igisirikare cyiwe, aho kugira ngo zibe ingabo z'igihugu ziba ingabo za Mobutu. So uti rero iki ngiki ibibi byacyo ni ibihe, ingaruka ni izihe? So umutegetsi iyo afashe igisirikare, aho kugira ngo icyo gisirikare kibe icy'igihugu, kigenga igihugu, kirinde igihugu, donc kirahirire kwitangira igihugu, ahubwo kikaba igisirikare kiri loyo ku muntu, iyo umuntu aguye n'icyo gisirikare kiragwa. Mu 1997 gutyo 96, ubwo leta ya Mobutu yagwaga, igisirikare cya FARDC cyagwanye na Mobutu. Icyo gihe ariko ntabwo cyitwaga FARDC, cyitwaga FAZE, kuko ndagira ngo nkwibutse ko Mobutu yagiye ku butegetsi bwa Repubulika ya Kongo Mbirigi, Congo Belge, Belgian Congo. Icyo gihe rero amaze kujya ku butegetsi aza kuyihindurira izina ayita Zaire. So ingabo z'igihugu zitwaga Forces Armées Zairoises cyangwa se Forces Armées Zaire, simbizi kimwe muri ibyo ngibyo. So faze rero Mobutu yarayifashaho kugira ngo ayigire igisirikare cy'igihugu, kugira ngo n'igihe azaba adahari icyo gisirikare kizarinda igihugu, kizarengera igihugu. Mobutu aragifata akigira igisirikare cye bwite, kizamwumvira, kizamurinda. Ndani cyakurikiye nuko mu 1997 ubwo ubutegetsi bwiwe bwahirimaga, faze nayo yahirimanye nawe, hanyuma ku mugaragaro imitwe myinshi y'inyeshyamba itangira kuvuka, harimo n'uwitwa Mai Mai. Uyu munsi ujya kumva ngo muri Kongo hari Mai Mai ya Kutumba, Mai Mai whatever, Mai Mai whatever. So imitwe ya Mai Mai hafi ya yose ifite inkomoko muri faze. Faze imaze kugwa, donc Mobutu yakuwe ku butegetsi, igisirikare cye gikwirwa imishwaro, abasigaye muri Kongo bavamo inyeshyamba zirimo na Mai Mai n'indi mitwe yagiye ikurikiraho. Now urabyumva ko noneho biri kugenda bifata shape. Hanyuma rero nka produit y'abakoloni, abakoloni b'Ababiligi by'umwihariko, Mobutu ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ibintu byo kurobanura uturere no kurobanura amatsinda n'amagurupe y'abantu, donc amoko.
urabizi muri Kongo ni igihugu kinini cyane kirimo amoko menshi cyane y'abaturage, ariko muri icyo gihe Mobutu yabaye donc yatangiye kwita cyane ku bantu akomokamo. Ndaguha urugero kugira ngo wumve iyo bavuze ibintu by'amoko muri Kongo akenshi bijyana n'amaregiyo. Ugasanga hari abantu bitwa abakatange kuko bavuka muri Katanga, ugasanga hari abavira bavuka muri Uvira, ugasanga hari abanyamurenge bavuka i Murenge, ugasanga hari ababembe bavuka i Bubembe, so abantu bavuka i Lubumbashi sinzi uko babita, abakasayi bavuka za Kasayi, abaza Lualaba n'ibiki byose ntabwo nzi uko babita, ariko akenshi amoko ajyana n'agace abaturage baturukamo. Mu gihe cya Mobutu rero yahaye agaciro cyane abaluba kuko Mobutu yari umuluba, hanyuma arangije bivugwa ko yakinagaje cyane abakasayi baturuka muri za Kasayi. Ibi rero byo gukinagaza abantu bamwe agatonesha abandi byatumye noneho nyuma yo kugwa kwa Mobutu, nyuma y'uko ubutegetsi bwe bumaze kugwa, impaka n'imirwano y'amoko yaratangiye, bityo abantu basubiranamo inshuro nyinshi cyane kugeza ubwo abanyamurenge bambutse bakajya kujoininga struggle y'abanyarwanda, ku rwego rw'uko amateka agenda atubwira ko abanyamurenge bajoininga movement liberation war yo mu Rwanda. Imwe muri objectif bari bafite nuko nibamara gufata donc gufasha u Rwanda kuba liberated, then u Rwanda ruzabafasha ku liberatinga Kongo. Mu bitekerezo byanjye bwite rero ntekereza ko ariho abantu benshi bashobora kuba bahera uyu munsi bavuga ngo u Rwanda ruri muri Kongo, ruri gufasha abanyamurenge, ngo bla bla bla. Ibyo byose nabyo tuzabishakira umwanya wabyo wihariye, tubirebe akantu kamwe ko kandi. So ingoma ya Mobutu rero yaranzwe no gusubira inyuma ku bukungu bw'igihugu. Nk'uko twabitangiriyeho, ruswa n'ikene wabo byatumye yambura abantu imitungo yabo akajya yishyira mu mufuka we, ariko urumva iyo ufashe ubukungu bw'igihugu cyawe ukaburunda mu biganza by'abantu bamwe, ukenesha abantu benshi. Ibi bigaragara no kuri regime ya Mobutu, kuko igihugu cya Kongo abaturage bagera muri 70% bari munsi y'umurongo w'ubukene. Fata igihugu kirimo diamonds, igihugu kirimo gold, igihugu kirimo colta, igihugu kirimo amabuye y'agaciro y'amoko yose, imbaho z'amoko yose, ibiribwa byo mu nyanja, byo mu ishyamba, byo mu ngo, by'imusozi, ubutaka bwera. Hanyuma ukavuga ngo icyo gihugu abaturage 70% bari mu bukene bukabije. Mu gihe ku ruhande rwa Mobutu yari yarubatse badolite, yarayigize ubwami ku buryo bavugaga ngo ni Europe iri mu ishyamba. Abaturage bararira, Mobutu yiyubakiye ubwami mu ishyamba, ibibuga by'indege, amapisine, iby'agaciro byose, ibikoni bya marbre, iby'agaciro byose bya Kongo yari yarabirunze muri badolite. Igihugu nta mihanda, nta mavuriro, abantu ntibakora, ubucuruzi ntibugenda, donc ubukungu bwari bwarasubiye inyuma, kuko Mobutu yagiye kuva ku butegetsi asigiye igihugu umurage wo gukoresha idolari aho gukoresha amafaranga ya Kongo. So umuturage ukennye rero, umuturage ushonje, iyo ni impamvu ifatika yuko umunsi umwe, isaha imwe azahaguruka akirwanaho. Muri kumva aho biri kwerekera. Ikindi cyaranze ubutegetsi bwa Mobutu ni uguhohotera abantu. Ndagira ngo nkwibutse ko muri 1960 ubwo yajyaga ku butegetsi yagiyeho amaze kwica Lumumba mu rupfu rubi cyane rwuzuye agashinyaguro. So byari byoroshye rero mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe, umunyamakuru wamuvugaga nabi cyangwa akavuga nabi ingoma yiwe, umunyamakuru wihaga kuvuga ibitajyanye n'ibyo leta ishaka, umunyepolitike wihaga ibyo kumurwanya, utaricwaga yarafungwaga cyangwa akaburirwa irengero, and then ugize akenge cyangwa surokotse agahunga. So impunzi rero zahise zibyara ikindi kibazo, buriya ari wo murage wundi nanone Mobutu yasize waje kubyara ibibazo Kongo irimo
uyu munsi. So mu karere by'umwihariko mu Rwanda no muri Uganda ibintu ntabwo byari byifashe neza. Museveni yari amaze kugera ku butegetsi, hanyuma ari kuganira na APR. Mu icyo gihe urumva hari harimo Rwigema, hari harimo n'abandi basirikare benshi cyane baje kuvamo RDF cyangwa se baje kuvamo umusingi shingiro wa RDF. And then abo basirikare, icyo gisirikare cya APR inkotanyi bashakaga gutangiza icyitwa struggle ya liberation cyangwa se urugamba rwo kubohora u Rwanda. So abanyekongo benshi rero bagiye bahunga Mobutu mu bihe bitandukanye, bagiye bahunga akarengane, bagiye bahunga akavuyo, basohokanye inzika, baza nanone bashaka gutiza amaboko uwo ari we wese ushaka kugira icyo ahindura mu gihugu cye, ariko uwo muntu nawe akazabatiza imbaraga zo gukura Mobutu ku butegetsi, Kongo ikabohorwa. Icyo gihe uwitwa Laurent Desire Kabila nawe urumva ko byaje kuvamo ubwo atangiza intambara kuri Mobutu, ariko abanyamateka benshi cyane n'ibitabo by'amateka bitwereka neza cyane ko inyuma ya Kabila hari Uganda hakaba n'u Rwanda. Iyo ntambara tuzayigarukamo kuko ni intambara yakomeye cyane, ivamo ikiswe intambara ya Kongo ya mbere, intambara ya Kongo ya kabiri, ibyara imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba harimo na M23. Ariko ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo ubone M23 uyu munsi hari indi mitwe yagiye iyibanziriza. Icyo kiganiro nacyo tuzagikora. Hanyuma rero icyanyuma ngira ngo cyaranze cyangwa se umurage mubi wa nyuma Mobutu yasigiye igihugu cya Kongo ni ugupfusha ubusa, kwiba no gusahura umutungo w'igihugu. Uyoboye igihugu noneho aho kugira ngo ugifate neza, aho kugira ngo ukoreshe umutungo wacyo neza, ahubwo urawusahura. So iyo tuvuze gusahura umutungo wa Kongo, akenshi tuba tuvuze amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere igihugu gikizeho. So Mobutu ari mu bantu bagiye banyereza amabuye y'agaciro, by'umwihariko icyitwa coltan n'andi mabuye yose, kuko coltan cyangwa se cuivre cyangwa copper biri mu mabuye byatumye donc uyu munsi ushobora kuba wakoresha smartphone, wakoresha batiri, wakoresha amashanyarazi, kuko bajya bavuga ko smartphone cyangwa se Kongo iramutse ivuze ngo nta coltan zacu tuzongera gutanga, nta copper zacu tuzongera gutanga, uruganda rwa smartphone rushobora kugira ibibazo bikomeye, uruganda rw'amashanyarazi rwagira ibibazo bikomeye. So Mobutu rero yatangiye kujya yiba amabuye, akajya acuruza amabuye ku giti cye. Ibyo rero byatumye atita cyane nyine ku gucunga neza umutungo w'igihugu mu buryo buboneye. Ibyo rero byaje kubyara imitwe y'abasore, imitwe y'abagabo, imitwe y'amabandi yagiye ashaka imbunda, nayo agatangiza urugamba rwo gucukura no kwiba amabuye y'agaciro, hanyuma akabyambutsa imipaka ajya kubigurisha na za mpatsi ibihugu. So inyota yo kwiba amabuye y'agaciro, inyota yo gushaka kwirwanaho muri ubwo buryo, kiri mu bintu byatumye imitwe y'inyeshyamba myinshi ivuka. Uyu munsi biragoye cyane kuzasoma dosiye ya M23 ngo uburemo ibintu bibiri. Icya mbere, kurwanya akarengane no guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bose, by'umwihariko abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Icya kabiri, uzumva abarwanya M23 bayishinja ko ahubwo urwo rugamba irimo ari urugamba rw'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibindi byinshi tuzabiganiraho buri uko ikiganiro kizagenda gikura. So mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzareba nyuma y'ihirima rya Mobutu. Mobutu ko yari amaze gushyiraho itafari mu bizakurikira, donc ku nyubako y'umutekano muke uzateza ibibazo muri Kongo. Ese byagenze gute? Ko yakurikiwe na Laurent Desire Kabila. Mzee Kabila niki yakoze? Kubera iki atigeze? Donc hari ukuntu bavuga ngo iyo utwitse ibintu byinshi biri ku murongo, hari ukuntu ugira gutyo ugakuramo akantu kamwe, urumva, and donc wa muriro ukabasha guhagarara. Donc umuntu nagutuka, tuvuge mfashe urugero,
muri ku gishene, umuntu umwe akubwiye ijambo, uribwiye undi, n'uribwira umuntu agahagarara ntagire uwo aribwira. Ya makuru n'aba ari mabi azagarukiraho, n'aba ari meza azagarukiraho. Noneho tukavuga ngo kubera iki Laurent Desire Kabila, kubera iki atigeze akata icyo gishene, kubera iki atigeze ahagarika ayo mage, kubera iki, ni iki yakoze, ni biki byaranze ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila kugeza ubwo ibibazo bishora imizi mu bukoroni bizamutse bikaba bigikurikirana igihugu uyu munsi mu mwaka wa 2025. Nagushimiye cyane rero ko wabashije kubana n'inkuru z'ibihe, so kugira ngo uzabashe kubonera icyo kiganiro tuzakora ku gihe, genda aho ngaho ukande kuri subscribe, udusigire like, urabukoze cyane. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, turi kumwe naho ubutaha.